Kadushime Imana cyane kubw'umwanya iduhaye n'umugisha iduhaye kugira ngo twumve ijambo ryayo, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya tugiye kurambura Bibiliya twumve ijambo ry'Imana, kandi mu mwanya nk'uyu nguyu nyanezezwa cyane no kongera kwibuka amasezerano meza Yesu yatanze mu gihe nk'iki ngiki yanditse muri Bibiliya, igihe yavugaga ngo muri Yohana igice cya 5 ku murongo 24 akavuga ngo nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, ngo kandi ntabwo azacirwaho iteka, ngo ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Isezerano nk'iryo rero tugaragariza yuko umuntu watakaje ubugingo binyuze mu kwitandukanya n'Imana ashobora kongera kubwakira binyuze mu kwizera igitambo cya Kristo, binyuze no mu kubwirizwa k'ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza nyine bwerereza Kristo n'igitambo cye. Ngira ngo uyu mwanya uba ari ingenzi cyane kugira ngo abantu tuha agaciro kawo, cyane cyane tunagaruka ku magambo Yesaya yanditse muri Yesaya yavuga ngo nk'uko imvura igwa umuhinzi akabona imbuto, imyaka ikera, ngo niko n'ijambo ryawe rizamera, ngo ntabwo rizagaruka ubusa, ngo rizasohoza icyo waritumye. Hari igihe abantu wenda batajya babizirikana, buriya kugira ngo ijambo ry'Imana risohoze ibyiza cyangwa ari byo guciraho umuntu iteka bituruka ku mahitamo ye, ni kubw'impamvu z'umudendezo wo mu mutima we. Niyo mpamvu ibyo ijambo ry'Imana rishobora gukorera umuntu bituruka ku byo we aba yahisemo. Hari igihe abantu bajya babivuga bakagira ngo ni automatique umuntu umva ijambo ry'Imana wese bihita bimugendekera hari nk'uko iryo jambo ry'Imana ryabivuze, ariko bitewe n'uko umuntu afite umudendezo, kuko mbikura ku magambo Yesu yongeye kuvuga muri Yohana igice cya 12 ku murongo wa 48, igihe yavugaga ngo unyanga ntiyemere amagambo yanjye, ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imiruka. Murumva ko muri Yohana 5 hamwe ko riyesha abantu ubugingo, Yohana 12 akavuga yuko abaryumvise bakaryanga niryo Imana izakoresha mu kubaciraho iteka igihe Kristo azabagarutse. Bivuze ngo rero amaherezo ijambo ry'Imana rigira mu muntu aturuka mu buryo yaryitwayeho. Ndararikira buri muntu wese rero kwakira ijambo ry'Imana umutima wizeye kugira ngo azagira amaherezo meza, cyane cyane yuko aniyo mpamvu y'inama y'agakiza nyine. Muri uyu mwanya tugiye gukomereza hamwe ibyigisho bivuga ku buturo bwera, kandi ibyigisho bivuga ku buturo bwera ntabwo turi kubyiga tugamije kubwira abantu ko ubuturo bwera bwari buteye gusa, ahubwo nk'uko mubizi, nk'uko mwagiye mubikurikira insanganyamatsiko ngari, ni ukureba uburyo umunyabyaha Imana imuhindura umukiranutsi dukoresheje ibyigisho twigira ku buturo bwera. Kuko mu buturo bwera niho hantu hakomeye kuruta ahandi hose Imana yaduhishuriye iby'inama y'agakiza, kandi iby'inama y'agakiza ni inama nyine yo gukiza umuntu, ni agakiza k'umuntu ka mwene muntu. Impamvu rero twifashishije ishusho nyine y'ubuturo bwera, kandi tugatangirira ku irembo, mu kwinjira mu irembo ukajya ku gicaniro cy'ibitambo. Ubu tugiye kwigana icyo kivuga iby'igikarabiro muri uyu mwanya, nuko n'ubundi ukurikije uburyo Imana yarategetse Mose n'Abisirayeli gutera ubuturo bwera, ryabaga ari ihema ryagombaga kuba riri hagati mu ngando z'Abisirayeli. Mu majyaruguru yabwo hakaba hari imiryango 3, mu majyepfo y'ubuturo bwera hakaba hari indi miryango 3, mu burasirazuba hakaba imiryango 3, no mu burengerazuba hakaba imiryango 3. Ubuturo bwera bwabaga buri hagati y'ishyanga ry'Abisirayeli. Impamvu yaryo n'ubundi ni uko agakiza k'abantu kashyizwe ahantu abantu bose bagomba kugashyikira baramutse babishatse, kandi urwego rwo kugashyikira ku bantu bose rurangana. Nta muntu ufite amahirwe kurusha abandi, uwagira amahirwe kurusha abandi n'ubarusha kwitabira iryo rarika. Ariko iby'Imana yateganirije kugira ngo umutima w'umuntu ukire, yabiteganyirije buri muntu wese kandi ku rugero rungana. Uretse ko n'ubundi abarusha abandi akaga ni nabo Imana igwiriza ubuntu bwayo kugira ngo ibatabare, nicyo ijambo ry'Imana ritubwira. Niyo mpamvu rero n'ubundi ubu buturo bwera imiterere yabwo nuko bwari bwubatse buduhishurira ukukuri bw'uburyo Imana ibigenza kugira ngo ivane umunyabyaha mu bunyacyaha bwe imujyana ku gukiranuka. Kuko murabyibuka, umunyabyaha yinjiraga, yabaga yakoze icyaha ashaka kwihana, yinjiraga mu irembo ry'urugo rw'ubuturo bwera, agahingukira ku gicaniro cy'ibitambo, akagera ku gikarabiro, akinjira mu buturo bwera, ariko ubwiza bw'Imana nyirizina bwabaga hera cyane. N'ubundi murabizi igihe Adamu yitandukanyaga n'Imana yagiye kure y'Imana. Rero n'ubundi tubikora nk'uko umunyabyaha bigenda ava mu bunyacyaha bwe hanze y'urugo asanga ubwiza bw'Imana, kugira ngo nyine ase n'ubwiza bw'Imana cyangwa se gukenuka kw'Imana. Niyo mpamvu turi bugende kuri urwo rugendo, kandi twagiye tubonamo ingorane Satani
yagiye akoresha. Buriya Satani ni umugome cyane, uretse ko nta n'ukundi yaba niyo kamere ye, ariko yagiye ahenda abantu cyane, kandi amayeri n'uburyo yagiye agoreka ukuri k'ubutumwa bwiza twagiye tubireba, kandi tuzakomeza kubirebera muri bino byigisho by'ubuturo bwera. Ariko kimwe mu bintu bikomeye bizarimbuza abantu kandi bikabarimbuza bitwa abakristo twabonye Satani yakoresheje, ni uburyo yakoze ikintu cyitwa kuriza abantu inkike batanyuze mu irembo. Yesu yabivuze muri Yohana 10 avuga uburyo abantu bose bagera mu rugo batanyuze mu irembo ari abajura n'abanyazi. Twarabibonye. Kimwe mu bintu bibwira umuntu ko yuriye inkike atigeze yinjira mu irembo neza, ni ikintu ahingukiraho iyo kimara kugera mu rugo. Ubundi iyo umuntu yabaga yinjiye mu irembo ry'ubuturo bwera, ikintu cyamubwiraga ko yinjiriye ahantu ubundi agomba kwinjirira, ni uko yahitaga ahingukira ku gicaniro cy'ibitambo. Ibindi bintu byose byaberaga mu buturo bwera bireba umunyabyaha byatangirwaga no kwinjira mu irembo n'umurimo waberaga ku gicaniro cy'ibitambo. Niyo mpamvu iyo umutima w'umunyabyaha wakangurwaga, ubwo turi kura mu gihe cy'Abisirayeli, ariko kandi n'uyu munsi niko bimeze mu gihe cyacu. Itandukaniro rihari ryonyine ni uko mu gihe cy'Abisirayeli byakorwaga hakoreshejwe ibishushanyo byerekezaga n'ubundi ku murimo wa Kristo no ku murimo umutambyi wacu mukuru Kristo adukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru. Mu gihe twebwe kwihana kwacu k'uyu munsi ntabwo gushingira ku bishushanyo, kubera ko ikikuri cyabonetse, kubera ko Kristo yaje hatagitambwa ihene n'intama, ahubwo twebwe bikorwa mu buryo bw'ukuri bwa nyabwo. Rero kimwe mu bintu byabwiraga umuntu yuko aturiye inkike ni uko yagombaga kwinjira mu irembo agahita yingukira ku gicaniro cy'ibitambo. Icyo narindi kubabwira rero, iyo umwuka wera akanguye umutima w'umunyabyaha, ikintu cya mbere yifuza, ikintu cya mbere ashaka ni igitambo cya Kristo. Ni nk'uko n'ubundi ngiye kubasomera amagambo kugira ngo mubyumve neza. Reka dusome mu gitabo cy'Abalewi, igitabo cy'Abalewi mu gice cya 4, muzagisome cyose ariko ndasoma imirongo mikeya. Reka iyo mirongo tuyisome. Murongo wa 3 haravuga ngo niba ari umutambyi wasizwe ukora icyaha agashyirisha ku bwoko bwose urubanza, atambira icyo cyaha yakoze ikimasa cy'umusore kidafite inenge, agitambirira Uwiteka w'igitambo gitambirwa ibyaha. Murumva bahereye ku mutambyi wasizwe n'Imana nk'umuyobozi w'ishyanga mu by'iyobokamana. Ibi bintu birimo icyisho gikomeye cyane. Umurongo wa 13, kandi niba ari iterano ry'Abisirayeli ryose rikoze icyaha ritakituye kigahishwa amaso yaryo, bakaba bakoze kimwe mu byo Uwiteka yabuzanije bakagibwaho n'urubanza, icyaha bakoze nikimenyekana, iterano ritamba ikimasa cy'umusore w'igitambo gitambirwa ibyaha bakizana imbere y'ihema ry'ibonaniro. Murumva yuko n'ubundi niyo ryabaga ari ishyanga ryose ryakoze icyaha, n'ubundi nta kindi kintu cyashakwaga, nta yandi mayeri yakoreshwaga kugira ngo icyaha kivanweho, ni igitambo cya Kristo byanga bikunze. Ku murongo wa 22 haravuga ngo umutware nakora icyaha agakora atakitumye kimwe mu byo Uwiteka Imana yabuzanije byose akagibwaho n'urubanza, icyaha yakoze ntakimenyeshwa, azana isekurume y'ihene idafite inenge ku gitambo. Murumva yuko no kugeza ku muyobozi nta kindi cyagombaga kwishingikirizwaho uretse igitambo cya Kristo kugira ngo icyaha kibabarirwe. Umurongo wa 27 haravuga ngo kandi hagira uwo muboroheje ukora icyaha atakitumye cyo mu byo Uwiteka yabuzanije akagibwaho n'urubanza, icyaha yakoze ntakimenyeshwa, azana umwagazi w'ihene udafite inenge ku gitambo cyo gutambirwa icyaha yakoze. Murumva yuko intambwe ya mbere umunyabyaha agomba gutera igihe yimenyeho ko yakoze kimwe mu byo Uwiteka yabuzanije, igihe yimenyeho ko yanyoneje n'ubushake bw'Imana, nta kindi agomba kwishingikirizaho, nta mirimo yakwemerwa, nta mayeri yakoreshwa, nta hantu yahungira. Kugira ngo umunyabyaha ubugingo bwe burokoke, harasabwa incungu y'ubugingo bwe, harasabwa ugomba gupfa mu cyimbo cye. Uwo nta wundi ni Yesu Kristo, niwe witangiye gucungura ubugingo bwacu, akemera gupfa mu cyimbo cyacu apfiriye ibyaha watakoze byakozwe natwe. Niho n'ubundi hashingiye urukundo rw'Imana, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ni muri ubwo buryo rero iyo umunyabyaha yabaga yakoze icyaha, hari abantu Satani yariganije n'ubu mu rugendo rwa Gikristo. Ibi bintu mubizirikane, n'uyu munsi kimwe mu bintu bizakumenyesha ko urugendo watangiye rwa Gikristo utigeze wurira inkike, ko urugendo watangiye warutangiye nk'uko amabwiriza ya nyiri ururembo avuga, wa mugani wa Mukristo mu gitabo cy'umugenzi, ukamenya ko wubahirije gahunda ya nyiri ururembo, ku buryo n'ubundi nugera ku marembo uzakingurirwa kandi ukagororerwa, ntube nka nta bwenge wakinguriwe ariko agahambirwa amaguru n'amaboko akajugunywa mu mwijima. Ikintu kizabikumenyesha ni itangiriro rizima ry'urugendo rwawe. Ku itangiriro ry'urugendo rwa Gikristo hagomba kurangwa ikintu cyitwa kwihana no kwatura ibyaha no kubabarirwa.
ugomba kuba mu mateka y'urugendo rwawe ufite igihe wiyungiye n'Imana, hakaba hari n'igihe wiyungiye na bagenzi wahemukiye, kandi binyuze mu gitambo cya Kristo. Atari ukuvuga gusa ngo warabatijwe ngo winjira mu itorero, ngo uririmba muri korari, ngo umubwiriza ukora amavuna, ngo bakugira umukuru w'itorero, ukumva ikintu umuntu avuga cyo mu rugendo rwe ni gahunda z'inshingano yakoze gusa. Ariko niba mu rugendo rwawe nta hantu ibyo bintu byakubereyeho ngo igitambo cya Kristo mwe mufitanye isano, urugendo uzarukomeza wishuka, ariko ku musozo warwo uzakorerwa nk'ibyo nta bwenge yakorewe. Baramwugururiye ariko bamuhambira amaguru n'amaboko, bamujugunya hanze mu mwijima, ngo niho bazarira bakahekenyera amenyo. Ni byiza kwisuzuma hakiri kare. Rero n'ubundi nicyo nababwiraga, hari igihe umuntu yurira akisanga mu rugo, nibyo mu itorero n'ubundi nyine nk'uko urugo ruvuga itorero, akisanga mu rugo ariko agahita ahingukira nko ku gikarabiro, akahita abatizwa nyine ko turi buze kubibona. Ni abantu benshi bahera, umuntu akahingukira nko ku gicaniro cy'imibavu, ugasanga ni umuntu rwose w'umunyamasengesho cyane. Umuntu agahita wenda ahingukira ku meza y'imitsima rwose, ugasanga umuntu afite ibihamya byinshi, ariko mu bugingo bwe nta sano yigeze agirana n'Imana ishingiye ku gitambo cya Kristo. Kuko ibyo umunyabyaha yakora byose nta bwiza byagira, ubwo bwiza bwo ku rwego byamuvuganira imbere y'Imana ngo abashe kwemerwa, bitanyuze mu gitambo cya Kristo n'umurimo dukorera hera cyane. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane ko ibyo bintu tugomba kubizirikana. Mu buturo bwera ku isomo tugiye kwiga rishingiye ku gikarabiro, tugiye gusoma ayo magambo igikarabiro nyine aho kivugwa muri Bibiliya, turebe n'amakuru yacyo n'amabwiriza Imana yari yakigeneye. Mbanje gusubiramo iyo ncamake kugira ngo twumve yuko kugera ku butungane bwa Kristo, kugera ku bwiza bw'Imana, murabizi ko bwabaga mu cyumba cy'ahera cyane. Ni urugendo rw'intambwe ku ntambwe, aho nta nimwe umuntu agomba gusimbuka. Niko bimeze, turaza kubireba. Abantu bagerageje kubikora wenda bakurikije uko babyumva, bakubahiriza ibintu hafi ya byose, bakanyuranya n'ikintu kimwe. Turaza kureba ukuntu byabagendekeye kugira ngo buri muntu wese atinye, yisuzume, atishuka mu mutima we. Reka dusome mu gitabo cyo Kuva igice cya 30, turasoma umurongo wa 17 turageza ku murongo wa 21. Niho havuga iby'igikarabiro igihe Imana yatangaga amabwiriza yuko kigomba kubakwa kandi kikagenerwa umwanya mu kwihebaka ihema ry'ibonaniro. Turebe naho cyashyizwe n'amabwiriza yakigengaga, n'icyo atwigisha uyu munsi mu rugendo rwacu rwa gikristo, mu kuva mu byaha, mu bunyacyaha bwacu, dusingira gukenuka kw'Imana. Ibyo tugomba kumenya none twiga isomo ry'urwego Yakobo yarose. Buriya igihe Yakobo yarotaga ruriya rwego, yabwiwe neza ko ruriya rwego ari Kristo, kandi ko byanga bikunze ruriya rwego ruhuza ijuru n'isi. Ndagira amabwiriza ko kugira ngo umunyabyaha ave ku isi ashyikira ubutungane bw'Imana iba mu ijuru, nk'uko mubizi urwego rugizwe n'imitambiko. Umunyabyaha agomba gukandagiza ikirenge cye kuri buri mutambiko wose w'urwo rwego, kandi agakomeza gutumbira ku musozo warwo, kuko niho Imana iri. Niyo mpamvu muri uru rugendo nta bwiriza na rimwe rigomba kwirengagizwa, ahubwo bigomba gukorwa ku kwicisha bugufi no kubaha Imana n'ubushake bwo kugendera mu byo Imana ishaka, nk'uko ijambo ry'Imana biturarikira. Umurongo 17 Kuva igice cya 30. Uwiteka abwira Mose ati, kandi uzacure igikarabiro mu miringa, n'igitereko cyacyo ugicure mu miringa, gikarabirwemo, ugishyire hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, ugisukemo amazi. Iki gikarabiro cyabaga kirimo amazi. Umurongo 19, Aroni n'abana be bajye bakarabiramo, bogemo ibirenge. Uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, bajye bakaraba boge n'ibirenge badapfa, cyangwa bagiye kwegera cya gicaniro gukora umurimo wabo wo kosereza Uwiteka igitambo gikongorwa. Nuko bakarabe boge n'ibirenge badapfa, bizabere Aroni n'urubyaro rwe itegeko ridakuka mu bihe byabo byose. Bwa mbere aya magambo turayumvise. Ni amagambo avuga ngo iki gitereko kiremwe gishyirwe hagati y'igicaniro cy'ibitambo n'umuryango w'ihema ry'ibonaniro. Nyine amabwiriza dusomye muri Bibiliya yategekaga Aroni n'abana be ko bagomba kubaza koga ibirenge, bagakaraba ibirenge n'ibiganza, kugira ngo mbere yuko bajya gukora umurimo mu buturo bwera nk'abatambyi. Nicyo kintu cya mbere bagombaga guheraho. Tugiye kureba icyigisho bitwigisha. Bwa mbere kugira ngo twumve neza yuko ibi bintu bitureba twese,
tutabiherereje ku itsinda ry'abatambyi bene Aroni cyangwa abakora umurimo mu cyimbo cyabo uyu munsi, reka tubanze tusome isomo rishingiye mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya 2 ku murongo wa 9. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero mu gice cya 2 ku murongo wa 9, handitswe amagambo avuga ngo, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Mwumva aya magambo. Petero yandika urwandiko rwandikira abizera bari barizeye ubutumwa bwiza, yaravuze ngo ariko mwebweho mu bwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami. Ntabwo noneho binyuze mu gitambo cya Kristo mwirarika, binyuze mu cyo igitambo cya Kristo cyakoreye inyoko muntu yose, ubutambyi bwavanywe ku muryango wa bene Aroni gusa, buhabwa abantu bose bemera ubutumwa bwiza bakemera irarika ry'Imana. Aba bantu bose bafitiye inshingano yo kwamamaza ishimwe ry'Imana, barimenyesha abataramenya ubutumwa bwiza. Kandi igihe abantu bakora uyu murimo, baba bari gukora umurimo umeze nk'uw'abatambyi bakoraga. Reka nongere mbasomere iryo somo kugira ngo tubyumve neza mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto. Mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto kugira ngo twumve uyu murimo w'ubutambyi, tutawubara ku itsinda ritoya ry'abantu wenda ngo nuko ari abavugabutumwa, nuko ari abapasitoro, nuko ari abakuru b'itorero, ngo ahubwo twumve neza yuko uyu ari umurimo, ari inshingano, ari icyigisho n'amabwiriza Imana iha buri muntu wese wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza we, wemeye irarika ry'ubutumwa bwiza. Mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 5 duhere ku murongo wa 17 haranditswe ngo, umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ntangire aha ngaha kugira ngo mwumve abavugwa baribo. Ni umuntu wese. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kandi murabyibuka, umurimo wo guhuza abantu n'Imana ni umurimo n'ubundi wari ufitwe n'abatambyi. Kuko bagombaga gutamba ibitambo, babitambirira ibyaha by'abaje bifuza kwiyunga n'Imana kuko babaga bisha amategeko yayo. Buri muntu wese rero wasobanukiwe n'ukuri k'ubutumwa bwiza, akashaka ko bagenzi batarabumenya bava mu mwijima bakiyunga n'Imana, aba ari gukora umurimo w'ubutambyi. Niyo mpamvu Petero yandika aravuze ngo ariko mwebweho, avuga bemeye ubutumwa bwiza bose, mu rugo bwatoranijwe, ishyanga ryera, abatambyi b'ubwami. Na Paulo yandikira Abakorinto arababwiye ati, umva rero umuntu wese ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera bishize, ngo dore byose bihindutse bishya. Aravuga ati ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabicyoraho ibicumuro byabo, kandi none yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tubinwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe ngo nuko turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Ndagira ngo rero mu gihe tugiye kureba iri tegeko ryari tegetswe abatambyi, tutaza kumva ko ari abandi bantu batari twebwe. Buri muntu wese wemera ubutumwa bwiza, aya magambo n'icyo tugiye kurebera ku gikarabiro, aya magambo aramureba. Byanditswe byera byari byarategetse Aroni n'abana be ko bagomba kuzajya, kansubiremo aya magambo, murongo wa 19 bamaze kuvuga yuko igikarabiro kigomba gucurwa mu miringa, kigashyirwa hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, kigasukwamo amazi, cyagombaga guhora kirimo amazi. Murongo wa 19, Aroni n'abana be bajye bakarabiramo, bogemo ibirenge, bogemo n'ibirenge, bajye bakarabiramo, bogemo n'ibirenge. Uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, baje bajye bakaraba, boge n'ibirenge, badapfa. Nagira ngo mwumve iki kintu, impamvu nta bwiriza na rimwe mu rugendo rwa Gikristo rigomba kwirengagizwa. Reka mbasomera Abalewi igice cya 10, ikintu gikomeye cyane kugira ngo atagira itegeko na rimwe n'ibwiriza na rimwe mu rugendo rwa Gikristo umuntu yirengagiza ngo yibwire ko bizamugwa amahoro. Ahubwo yitonde, dusuzume uburyo dutera intambwe zacu mu rugendo rwacu rwa Gikristo. Kuko mu Balewi igice cya 10 hari umutwe w'amagambo ngo Uwiteka yica Nadabu na Abihu abahoye icyaha gikomeye. Mwitondere iki kintu, abahoye icyaha gikomeye.
Nadabu n'Abihu bene Aroni benda ibyotero byabo babishyiramo umuriro, bashyiraho imibavu, bayosheshereza imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye uwatabategetse. Imbere y'Uwiteka hava umuriro urabatwika, bapfira imbere y'Uwiteka. Mose abwira Aroni ati, ibyo nibyo Uwiteka yavuze ati, kwera kwanjye kuzerekanirwa mu banyegera, kandi nzaherwa icyubahiro imbere y'ubu bwoko bwose. Aroni aricecekera. Ikintu cya mbere tugomba kwiga buriya ni iby'ukuri, buriya nk'uko abegera Imana kuruta abandi aribo bayobozi mu by'umwuka, abayobozi mu itorero, nk'uko Imana iba yarabahaye icyubahiro kiruta icy'abandi, niko n'urubanza rwabo ruba ruremereye kuruta urw'abandi. Kuko iri jambo muryumve, Uwiteka avuze ijambo rikomeye rivuga ngo, twatangiye kureba ibyigisha impamvu Uwiteka abwiye Mose ati, ubwira Aroni yuko iri tegeko we n'abahungu bagomba kuryubahiriza, niba bataryubahiriza bazapfa. Mfashe urugero rwa Nadabu n'Abihu, igihe bagiraga akantu kamwe ko mu buturo bwera birengagije ibyababayeho. Ndagira ngo mbabwire ngo n'ubundi kugomera Imana kw'abantu buri gihe guhera ku bayobozi. Abayobozi batagomeye Imana ntabwo abizera bagomera Imana, kuko n'uwayigomera yihandagaje. Muzarebe ko byagendaga igihe Mose yayoboraga Isirayeli, iyo habonekaga ubugome bwo kwigomeka ku Mana mu ishyanga, hatangagwa irarika ryo kwihana. Uwanze iryo rarika yakurwaga mu bwoko bw'Isirayeli. Iyo ubuyobe, iyo kugomera amategeko y'Imana byaje, bigahabwa umwanya mu itorero, bigahabwa umwanya mu bavuga ko ari abakristo, ibyo bisobanuye ikintu kimwe: abayobozi nibo barabanje kugomera Imana mbere y'abizera. Niyo mpamvu ijambo ry'Uwiteka ryatubwiye ngo, Mose abwira Aroni ati ku murongo wa 3 w'Abalewi cya 10, ibyo nibyo Uwiteka yavuze ati, kwera kwanjye kuzerekanirwa mu banyegera, kandi nzaherwa icyubahiro imbere y'ubu bwoko bwose. Ibi bintu mubyumve neza. Niyo mpamvu n'igihe cyose umuntu yemeye ubutumwa bwiza, uretse n'abayobozi, akitirirwa izina ry'Imana, icyubahiro cy'Imana kiba kigomba kuba kuri we, kandi atari ukukitirirwa gusa, ahubwo imico ye, nuko agenza ibintu, nuko agaragara, nuko akora inshingano ze, ibyo bintu byose bigomba kugaragaza amahame yo gukiranuka kw'Imana. Kugira ngo nitujya ku isomo ry'igicaniro nyirizina turyimbitsemo, nubwo twanaritangiye, twumva uburemere bw'amabwiriza Imana yatangaga yo kugira umuntu uyafata mu buryo bworoheje. Ndasoma amagambo ari mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, mu cyigisho cya 41 cyitwa icyaha cya Nadabu n'Abihu, page 296. Ni muri cya gitabo cyasohotse mu mwaka wa 2016. Handitswe amagambo avuga ngo, Imana yashakaga kwigisha abantu ko bagomba kuyegera bicishije bugufi kandi bubashye, ndetse no mu buryo yagennye ubwayo. Niba Imana yagennye amakuru y'igikarabiro, bogemo bakarabe n'ibirenge, niryo bwiriza ry'Imana bigomba gukorwa mu buryo Imana yagennye ubwayo. Niko dusomye. Ntiyakwemera kumvira kw'igice. Ntibyari bihagije yuko muri uko gusenga kwa Nadabu n'Abihu, ikintu hafi ya cyose cyakorwaga nk'uko yari yarabitegetse. Imana yavuze ko umuvumo uzagera ku bantu bareka amategeko yayo, maze ntibashyire itandukaniro hagati y'ibisanzwe n'ibintu byera. Ntabwo bihagije ko umuntu akora ibintu hafi ya byose mu by'Imana isaba. Iri jambo muryiteho. Ntabwo bihagije ko umuntu akora ibintu hafi ya byose ngo abikore 99%, 1% ashyiremo imyumvire ye. Ntabwo byemewe. Amabwiriza y'Igikarabiro yaravugaga ngo Aroni n'abahungu be nibajya kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, Aroni n'abana be bajya bakarabiramo bogemo ibirenge. Ko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, bajya bakaraba boge n'ibirenge badapfa, cyangwa bagiye kwegera cya gicaniro gukora umurimo wabo wo kosereza Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Ibi bisobanuye iki? Hari ingingo ebyiri tugomba kumenya. Ingingo ya mbere, mu gukaraba ku gikarabiro, iratwerekeza kuri temperance. Indi ngingo ya kabiri turi buze kwerekezwaho ku gikarabiro ni umubatizo wo mu mazi menshi, turi buze kureba amakuru yawo. Ingingo ya mbere irebana no kwirinda mu by'umubiri, ndagaruka kuri bene Aroni twasomye, kuri Nadabu n'Abihu abahungu ba Aroni twasomye mu Balewi igice cya 10. Ingingo ya mbere birengagije icyigisho bagombaga gukura mu butumwa Imana yatangiye kuri iri tegeko ryo ku gikarabiro, nuko bagombaga kwirinda imibiri yabo ntigire inenge na nkeya mu gihe bagiye kwegera Imana, ku
buryo n'umwanda usanzwe wo ku mubiri Imana itashoboraga kuwihanganira ku muntu uvuga yuko yubahiriza amategeko y'Imana, ku muntu uvuga ko yitirirwa izina rya Kristo. Niyo mpamvu n'igihe Pawulo yandikiraga Abatesalonike, mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike mu gice cya 5 ku murongo wa 23, Abatesalonike urwandiko rwa mbere Pawulo yabandikiye igice cya 5 ku murongo wa 23, yaravuze ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Impamvu yabyo ni ukubera iki? Kubera iki? Impamvu y'imyambaro. Kubera ko tuzagenda ku mwambaro w'umutambyi, uretse gutegeka ko abatambyi bagomba gukaraba mbere yuko begera Uwiteka, bakoga ibirenge bagakaraba n'umubiri mbere yuko begera Uwiteka, Imana yategetse n'imyambaro yabo ko igomba kuba imeze. Impamvu ni iyihe? Nuko n'ubundi no mu basengaga ibigirwamana bagiraga uko imyambarire yabo yageraga ukuntu ibaranga. Imibiri yabo yabaga ifite ukuntu imeze bitewe n'Imana basengaga n'abasengaga ibigirwamana. Ngiye kubasomera iryo somo. Niyo mpamvu rero twasomye ngo no mu gihe abantu b'Imana bagiye kuyegera, abantu bose bavuga ko basenga Imana bagomba kugaragaza itandukaniro hagati y'ibintu byejejwe n'ibyanduye. Reka dusome muri Hoseya igice cya 2 ku murongo 15. Igitabo cy'umuhanuzi Hoseya igice cya 2 ku murongo 15 handitswe amagambo avuga ngo nzamuhora iminsi yamaze yosereza ibigirwamana by'abari imibavu, yambaye impeta zo mu matwi n'inigi, agakurikira abakunzi be, naho akanyibagirwa. Ni Uwiteka avuga. Nimurebe ukuntu abantu basengaga babaga bambaye amaherena, bambaye imikufi mu ijosi, babaga bafite uburyo bw'imyambarire n'uburyo imibiri yabo yabaga igaragara. Icyambere rero, itegeko rya mbere Imana yahaye Aroni n'abahungu be mu kuyegera hagombaga kuba harimo no kwera kw'imibiri yabo. Niyo mpamvu ku gikarabiro bategekwaga gukaraba. Byabaga bishushanya uburyo tugomba no kurinda imibiri yacu igihe tuvuga ko twitirirwa izina ry'Imana, n'imibiri yacu n'insengero z'umwuka wera. Niko Pawulo yandikira Abakorinto. Reka iryo somo ndisome. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 15 haranditswe ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko wifatanya na maraya aba yabaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe, ariko wifatanya n'umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana, ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi muri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Babaga bagiye kwegera Imana, imibiri yabo yagombaga kuba igaragaza uburyo umuntu ukwiriye kwegera Imana akwiriye kuba ameze. Ikindi cyigisho n'indi ngingo twigira ku gikarabiro mu buturo bwera ni ingingo irebana n'ari y'amazi yo mu buturo bwera yasukwaga ku gikarabiro. Kubera ko impamvu hagombaga kuba harimo ikindi cyigisho cy'iby'umwuka kirebana n'ari y'amazi, ni ukubera ko amazi ubwayo tugiye kuvugaho icyo Petero yanditseho kugira ngo mwumve yuko ubwo busobanuro butari inzaduka ku Bisirayeli. Mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 3, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 3 mu wa 19 handitswe amagambo avuga ngo niwe yabwiririshije imyuka yo mu nzu y'imbohe, ya yindi tumviraga Imana kera ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga mu minsi ya Nowa inkugi ikibazwa. Muri yo bake bararokotse ndetse n'umunani bakijijwe n'amazi. Urungoma kugenda rimwe, na n'ubu amazi niyo akibakiza, namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Icyakora si uko akuraho ico ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza ribakiririsha kuzuka kwa Yesu Kristo, uri iburyo bw'Imana, kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika n'abafite ubutware n'imbaraga.
izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Petero agaragaje neza yuko ari amazi y'umubatizo, amazi yakoreshwa mu buturo bwera, nta nubwo abasha kuvanaho igico cyo ku mubiri, ngo ahubwo ni ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza, ngo ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Bwa mbere tugiye kureba ariya mazi icyigisho Imana yayigishirizagaho Abisirayeli, kubera ko bitewe n'uko twagiye twiga cyangwa uko twagiye twigishwa, hari ukuntu n'ubwo buhamya nagiye numva abantu babuganiraho cyangwa nanjye bakabumpa, umuntu akambwira ati jyewe nari nzi ko nimara kubatizwa ubwo ibyaha byose bizaba birangiye, nzaba mbaye uwera n'umuziranenge, nta hantu nzongera guhurira nabyo. Ati ahubwo maze kubatizwa ntangazwa nuko numvise ahubwo ibyaha aribwo bitangiye kwiyongera bikaba byinshi. Ibyo byabaga bitewe n'ikintu nababwiye tugitangira icyigisho bwa mbere, byabaga bitewe n'uko umuntu aba yurijwe inkike, na bagenzi be babizobereyemo mu kurira inkike, bashaka kugira ngo umubare ube mwinshi cyane w'abantu bari mu rugo, iterano rishyuhe, akisanga rero nta bundi bufasha afite. Ariko hari icyigisho Imana yabaga yifuza, iyo ibintu byabaga bikurikirana, nta muntu wigiraga icyigisho Imana ashaka kwigisha ku gikarabiro ngo narangiza yicuza impamvu ibyaha bye bitavuyeho, kubera ko umurimo wakorwaga ku gicaniro cy'ibitambo wagombaga gukorwa mu buryo bukwiriye, kandi umunyabyaha akababarirwa n'Imana agahabwa imbabazi, izo mbabazi zikamwiringiza ubugingo n'amahoro bikomoka ku Mana. Rero iby'aya mazi n'abahanuzi babigarutseho. Yohana Umubatiza ntabwo ari we wenyine waje abwiriza ubutumwa bwagendanaga n'ikimenyetso cy'amazi, ahubwo n'abahanuzi mu isezerano rya kera babivuzeho. Ezekiyeli igice cya 36 turahera ku murongo wa 25 kugira ngo twumve imiterere y'uburyo n'ubundi Imana izana umunyabyaha imuvanye iyo yararagiriye ikamuzana mu bwiza bwayo, akongera gushyikira ubutungane bw'Imana no gukiranuka kwa Kristo kukaba umwambaro umwambika. Reka nse nk'uhera hejuru gato ku murongo wa 24 nanditswe ngo nuko nzabavana mu mahanga mbakoranirize hamwe mbakuye mu bihugu byose, maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite. Imana reka bivuge gutyo, ikuye abantu hanze y'urugo aho batataniye bageze mu gihugu cyanyu bwite. Nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana. 25 nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Murumva yuko gahunda y'Imana ntabwo kwagombaga kuba ari gukora ibi bintu mu buryo bw'umuhango, ahubwo icyigisho nk'iki cyo kwezwa n'Imana umubiri n'umutima cyagombaga kuba mu ntekerezo z'abatambyi igihe bagombaga kuba ari gukaraba ariya mazi yo mu gikarabiro. Umvira ijambo. Igihe Paulo yongeraga kugaruka kuri iki cy'umubatizo, nk'uko Ezekiyeli kigarutseho, umva amagambo yavuze ayandikira Abaroma. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 6. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma mu gice cya 6, kamera ku murongo wa mbere. Mere ku murongo wa mbere kugira ngo twumve iri somo ry'iki cyigisho. Aya mazi Imana yasezeranye iti nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana rwose. Muzatungana rwose. Imana iravuga iti mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Uko byagendaga Paulo yabisubiyemo mu rwandiko yandikiye Abaroma mu gice cya 6 ku murongo wa mbere. Reka ngeze ku wa 4. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Haranditswe ngo nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nimutekereze iyi ngingo. Abatambyi baheraga ku gikarabiro kugira ngo bajye gukora umurimo wo ku gicaniro.
cy'ibitambo cyangwa se bagiye gukora umurimo wo mu buturo bwera. Impamvu byagendaga uku nguku nuko bari abatambyi, ariko urugendo rw'umunyabyaha we ibyo byavaga ku gicaniro cy'ibitambo, niko urugendo rwabaga rwubatse rw'umunyabyaha, kuko umunyabyaha yagarukiraga ku gicaniro cy'ibitambo, ntabwo akomezaga. Ibindi byakorwa n'umutambyi, kwabaga rero ari ukwinjira mu irembo, igicaniro cy'ibitambo, igikarabiro, akinjira mu ihema ry'ibonaniro. Niko urugendo rw'umunyabyaha rwabaga rumeze, kandi n'ubu ngubu niko bigomba kugenda. Pawulo rero yongera kuvuga iyi ngingo, twese ababatirijwe muri Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Ndagira ngo mbabwire ngo iyi ngingo yo gupfa ku cyaha itangira ku gicaniro cy'ibitambo. Umubatizo uza ari igishushanyo, nk'uko twabisomye mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero mu gice cya 3, twabibonye ku murongo wa 19 no twahereye. Rero Pawulo aravuga ati, ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data twese aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubundi umuntu wateye izi ntambwe, intambara umuntu agira ngo yabatijwe arakomeza akora ibyaha, arakomeza mu mupagani, ngo yumva ibintu ngo n'ubundi biracyameze nka mbere, izo ntambara ntazibaho. Kubera ko Petero yavuze ingingo ikomeye cyane mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero mu gice cya 3. Ngiye gusubiramo iyo ngingo. Mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 3 ku murongo wa 19, Petero avuga ati, niwe yabwiririshije imyuka yo mu nzu y'imbohe, ya yindi tumviraga Imana kera, ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga mu minsi ya Nowa inkugi ikibazwa. Muri yo bake bararokotse, ndetse n'umunani bakijijwe n'amazi. Na n'ubu amazi niyo akibakiza namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Ni igishushanyo kigaragaza icyo ukuri kiba cyabaye mu muntu. Cya kindi Pawulo yavuze, atabatirijwe muri Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe, atiriwe nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, ngo kugira ngo Kristo azuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Ibyo bivuze neza yuko iyo umuntu agiye muri Yorodani, ubundi aba agiye guhamya ibyakorewe muri we, agiye kubwira abantu ku karubanda ati, muzi ikintu Kristo yankoreye. Ati kubw'urupfu rwe napfuye ku cyaha mpambanwa nawe igihe agiye mu mazi. Ati nuko bwo kuzuka ubu ndi kugendera mu bugingo bushya butandukanye n'ubwo nagenderagamo kera. Ariko ikibazo ngiki nababwiye, bitewe n'iyobokamana Satani yamaze gushyiraho, ashyiraho na tekinike, ashyiraho n'abantu babizobereyemo, kandi abaha imyanya abantu bazi kuriza abantu inkiki. Cya kindi mu Kristo yasanze abantu abasinzirira buri inkike. Mu gitabo cy'umugenzi nuko muzabisoma, icyo niko cyitwa abasinzirira buri inkike. Aburi inkike abageze barabaganiza ati, niko atahantu nabonye munyura ko atari kamabwiriza ya nyir'ururembo avuga. Barangije baramubwira bati, ibyo kubabaza, ati twebwe inzira tunyuramo uwo ni umuhango umenyerewe iwacu, umaze imyaka irenga 1000. Ati kandi umuhango umaze imyaka ingana ityo. Ati ntabwo umwami nyir'ururembo yabura kuwuhanya n'amategeko ye, ariko ntabwo ariko byagenze. Murabizi mwese abasomye icyo gitabo. N'uyu munsi kuba ibintu bikozwe imyaka myinshi, kuba usengera mu itoro ry'ikigugu rikora ibintu uko wabisanze, kuko ndabizi cyane, bitewe n'undi mutego Satani yateza abantu. Uyu munsi abantu benshi ibyo bakora mu mibereho ya Gikristo babikora uko basanze abantu mu matorero bakora ibintu. Nta wirirwa baza ngo ibintu byanditse muri Bibiliya. Himumbaje ko bati iyi ni gahunda y'itorero. Ariko wumva iki kintu, ibintu ko bimaze imyaka myinshi ntabwo ari byo bituma byemerwa n'Imana. Wumva iyi ngingo nari ndi kubabwira buri inkike, abantu benshi impamvu n'imibereho ya Gikristo baba barabatijwe, amazina yabo yanditswe mu bitabo by'amatorero yabo, ariko imibereho yabo ikaba nta itandukanye n'abapagani batagira idini basengeramo. Impamvu ibitera nuko buri inkike, kuko muri iyi minsi iyobokamana rya Gikristo abantu baribonyemo indi business y'inyungu. Abayobozi matora Gikristo bari abanyacyubahiro ku rwego rumwe n'icyubahiro cyo mu isi gisanzwe, ku buryo no kubimika habaho ibirori bitangaje. Abayobozi b'ibihugu bakaza, ukabona rwose n'ibirori by'abantu bakomeye. Izi mbaraga bazihabwa n'umubare munini w'abizera bafite. Niyo mpamvu bagomba gukora uko bashoboye bakaba benshi bakagwira.
rero ryo kuvuga yuko abantu bazabanza kunyura mu irembo bemejwe n'umwuka w'Imana bakabanza bakihana ibyaha byabo, icyo gihe ububasha ku muntu bitabusubira mu biganza bya Kristo, kandi abo ntibabishaka, barashaka yuko ububasha ku bantu ku bugingo bw'abantu buguma mu biganza byabo. Nicyo Yesu yabwiye abafarisayo ajya kubita abajura n'abanyazi muri Yohana 10, akajya no muri Matayo 23 akababwira ko bazerezwa imisozi no mu nyanja kugira ngo bashake umuntu umwe ngo yemere idini yabo, ngo nyamara iyo amaze kuyemera aba mubi nk'ubwe ebyiri kubarusha kuba umwana w'igihe no mo kurimbuka. Niyo mpamvu nababwiye ni kugira ngo umenye imiterere y'ubukristo bwawe, ujye umenya usuzuma icyo wahingukiye ukimara kugera mu itorero. Wahereye ku mubatizo cyangwa wahereye ku kwihana no kubabarirwa ibyaha? Nicyo ubutumwa bwiza ubundi burarikira abantu. Kuko no mu Isirayeli ya kera umunyabyaha wiyumvaga ko yakoze kimwe by'Uwiteka abuze ashaka kugirirwa imbabazi n'Imana, ntabwo yahitaga yiruka ngo ajye gukaraba ngo yivaneho imyanda ngo Imana imwemere. Oya, ntabwo ajyaga ku gikarabiro, ahubwo ashakaga igitambo, akajya ku gicaniro cy'ibitambo akatura ibyaha bye binyuze mu kwizera igitambo cya Kristo, akizera imbabazi z'Imana. Igikarabiro kuri iyi ngingo nk'uko turi kubyumva ijambo ry'Uwiteka ryabitubwiye muri Ezekiyeli, Imana atanze isezerano ryiza iravuga iti nzabanyangizaho amazi meza maze muzatungana mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Iyi ngingo nk'uko Paulin yayivuze mu Baroma 6 twayisomye, niho twari tugeze, niho nifuza ko dusubira kugira ngo iyi ngingo tuyisesengure. Paulo abwira abantu ati nuko rero kumubatizo twahambanywe na Yesu mu rupfu rwe, ngo kugira ngo Kristo azuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Kubera iki uyu muhango wo kubatizwa uhuzwa n'urupfu rwa Kristo kandi ugahuzwa no guhanagurwaho ibyaha k'umuntu? Aya mazi ni mazi ki? Uwiteka yasezeraniye abantu ngo nanjye nzabanyangizaho amazi meza, nzabatunganya mbakure imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Tugiye kujya mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya. Uku ni ukuri kwari kuzwi no muri Isirayeli ya kera. Tugiye kujya mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya kugira ngo isomo ry'igikarabiro rize kumvikana neza umugambi waryo. Muzatangazwa nuko buri ngingo yose yo mu buturo bwera yerekeza kuri Kristo. Nitujya ku irembo, ijambo ry'Imana Yesu avuga muri Yohana 10 yaravuze ngo rigerembo ry'intama. Wagera ku gicaniro cy'ibitambo, nta kindi gitambo cyera kirabura cyemerwa n'Imana gishobora kwemerwa kuri icyo gicaniro uretse igitambo cya Kristo. N'ibyatambirwaga byose byabaga bishonye igitambo kizima cya Kristo. Tugeze ku gikarabiro rero, aya mazi yabashaga kweza umuntu ibyaha. Isoko yayo ni iyi y'aya mazi, avanaho umuntu imyanda n'ibyaha bye n'ibigirwamana bye bikamushiraho, bya bindi abantu bimika mu mitima yabo. Zekariya 13. Cy'umuhanuzi Zekariya igice cya 13 turasoma umurongo wa mbere, iby'isoko yo koza ibyaha. Iby'isoko yo koza ibyaha, handitswe amagambo avuga ngo uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'abaturage b'i Yerusalemu bazaziburirwa isoko yo kuboza ibyaha n'imyanda. Kubera iki ijambo ry'Uwiteka tubwiye ngo bazaziburirwa? Igihe cyose ishyanga rya Isirayeli ryabaga rigendera mu murongo muzima washyizweho n'Imana, igihe bayishuraga inama y'agakiza mu buturo bwera, babaga amahoro, kubera ko n'uwagwaga mu cyaha yabaga azi uko agomba kukihana, agashaka igitambo cya Kristo, akigera mu buturo bwera, akatura icyaha yakoze, akahava babariwe n'Imana, agasubirana amahoro ye. Iyi Isirayeli yigomekaga ku Mana, baragendaga bagasayisha mu byaha kugeza igihe bazahindukira ya soko yabezagaho ibyaha. Iyi soko nta yindi ni Kristo. Niyo mpamvu Yesu yabwirizaga ubutumwa bwiza kugira ngo wumve iby'iyi soko ko ari Yesu Kristo. Yohana igice cya 7. Yohana 7, kubera ko Yesu ari we iyi soko. Mwibuke ijambo dusomye muri Zekariya 13 ku murongo wa mbere, Imana itanga isezerano ngo ab'inzu ya Yakobo n'ab'inzu ya Yuda bazaziburirwa isoko yo kuboza ibyaha byabo. Kubera ko rero azibye, bitewe atari uko iyo soko yazibye ubwayo, ahubwo
ntacyo kimariye abantu kuko bayirengagije bakayishyira hirya, bagahindukira andi masoko bakorogoshoye mu bitega bitobotse bitabasha gufata amazi nk'uko ibyanditswe bibivuga. Imigezi y'amazi y'ubugingo, Yohana 7:37. Imigezi y'amazi y'ubugingo. Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ariwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe. Unyizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Reka ngume ku 37. Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ariwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe. Ku isoko. Iyi soko nta yindi ni Kristo. Niyo mpamvu nababwira ngo buri kintu cyose cyo mu buturo bwera cyererezaga Kristo. N'igikarabiro, isoko y'amazi nta yandi ni Kristo, niwe ubasha koza abantu ibyaha n'imyanda nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Niyo mpamvu abantu bose, yaba binyuze mu mubatizo w'amazi menshi, abantu bagomba kwerekezwa kuri Kristo. Nyamara Satani yazanye ibihimbano bidashobora na rimwe gushushanya iki cyisho Kristo ashaka kwigisha abantu. Nongera tusubire mu Baroma kugira ngo mubyumve. Ingingo nifuza kugarukaho, Satani yayobeje abantu bwa mbere, bamwaburiza inkike, bahingukira ku gikarabiro. Abandi nabo ahindura igisobanuro cy'iyi soko nzima yo koza ibyaha n'imyanda. Nimuramuka murebye ingano y'igikarabiro uko cyabaga kingana, cyabaga ari igikarabiro kijyamo amazi menshi rwose, kijyamo amazi menshi cyane ahagije, ku buryo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bene Aroni n'abahungu be mbere yuko bajya gukora umurimo wo ku gicaniro cy'ibitambo, mbere yuko binjira mu ihema ry'ibonaniro, babanze bogemo. Niko twasomye kugira ngo mubyumve. Reka nongera nsubiremo iryo jambo, babanze bogemo, kogamo. Uwiteka abwira Mose ati, kandi ni kuri 17 wo kuva igice cya 30, kandi uzacura igikarabiro mu miringa n'igitereko cyacyo ugicure mu miringa, gikarabirwemo, gishyira hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, ugisukemo amazi. Aroni n'abana be bajye bakarabiramo bogemo n'ibirenge, bakarabiramo bogemo n'ibirenge. Umva igishushanyo rero Paulo akigarukaho kugira ngo turebe Satani ubuyobe yazanye. Abaroma 6. Nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busange ntibikabeho. Mbese twese bapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Mwumve, ubutumwa bwiza buzanye ingingo y'igishushanyo cy'urupfu, kandi nibyo koko birekeza ku rupfu rwa Kristo, aho umuntu apfa agahambwa, kandi igihe Kristo yavaga mu gituro nyine akazuka. Umve ingingo Paulo bikomeza avuga ngo mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubundi umubatizo wa Bibiliya wemerwa na Bibiliya ni umubatizo wo mu mazi menshi. Niyo mpamvu dushobora kubisoma muri Bibiliya, n'igihe Yohana yabwirizaga ubutumwa kandi abatizwa, n'igihe Yesu yazaga kubatizwa yabatijwe mu mazi menshi. Reka mvuge kuri Yesu kuko ari icyitegererezo cyacu. Ubwo ngiye gusoma muri Mateyo 3 ku murongo wa 13, ariko mushobora no guhera imbere kuko n'abandi bantu bose bazaga kubatizwa bakurikizaga rwa rugendo rwo mu buturo bwera. Barabanzaga bakihana ibyaha byabo bakabyatura, kuko habanza igicaniro cy'ibitambo, ntabwo habanza igikarabiro ku munyabyaha. Reka wumve wenda iryo somo naryo ndisome kugira ngo bitabaye iby'amagambo mubwiriza, ahubwo niko ijambo ry'Uwiteka rivuga. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 3. Handitswe ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nimwumve irarika. Irarika ry'Imana ni ukwihana, ntabwo irarika ry'Imana ni ukubatizwa. Irarika ry'Imana ni ukwihana, abamaze kwihana bakabatizwa. Niko urugendo, inzira y'umukristo ushaka kuva mu byaha ajya mu gukerwa kw'Imana ni kwiri.
habanza kwihana ibyaha binyuze mu gitambo cya Kristo, hanyuma umunyabyaha akabatizwa nk'igishushanyo cy'uko apfuye ku byaha akaba azukiye ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ati mwihane ku bwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangurura mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorora inzira ze. Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya abukenyeje umushumi, ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya aho ari, ababatiza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Ntabwo batubwiye ngo abamenaho amazi, oya, ababatiriza mu ruzi. No ku gikariro batubwiye ngo abana ba Aroni bogemo, bakarabiremo, bogemo. Ijambo ry'Uwiteka rivuga. Ijambo ry'Uwiteka riratubwiye ngo ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Urumva ko habaga kwatura ibyaha umuntu yakoze akabatizwa. Mwumve ingingo. Ntabwo ijambo ry'Imana ritubwiye yuko yabamenagaho amazi, ntabwo ari uko yabamenaho nk'uko amatorero ya Gikristo muri iyi minsi amwe namwe abikora. Biriya ni ibinyoma bya Satani byadutse mu gihe cy'umwami Constantine, igihe yavaga mu idini rya gipagani rya Roma akagirana ibiganiro n'abayobozi mu itorero rya Gikristo, igihe bashingaga Kiliziya Gatolika y'i Roma guhera muri 314 igihe akarengane k'imyaka 10 mu itorero rya Simona kari karangiye. 321 Constantine akemera kubatizwa ngo abe umukristo, ariko ntabwo yabatijwe umubatizo wa Bibiliya. Bamutonyangirije utuzi ku gahanga, ari nako muri Kiliziya Gatolika cyangwa mu yandi madini muri iyi minsi babigenza. Ariko umubatizo wa Bibiliya uvugwa ni ukwinikwa mu mazi menshi, kuko nicyo gishushanyo cy'urupfu cyo gupfa no kuzuka bya Kristo nyakuri, kitagera ibyiganano bya Satani. Ni nawo mubatizo Yesu yabatijwe ku murongo wa 13. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Ariko murebe ukuntu Satani ari umugome. Uyu mwami Constantine w'umwibone waje gutanga n'icyitegererezo kibi n'idini ryamushingiyeho ry'abagatolika ryaje gukurikiza, kubera ko yumvaga ari umunyacyubahiro cyane batari buze kuza kumwinika mu mazi ngo byemere. Ni murebe uburyo yari afite umutima nk'uwa Satani wo kwishyira hejuru, mu gihe umwami w'ijuru n'isi Yesu Kristo yaje akicisha bugufi akemera gukurikiza amabwiriza n'ubundi we yashyizeho aboneka mu ijambo ry'Imana, akemera kujya kuri Yorodani akabatizwa mu mazi menshi kugira ngo atange icyitegererezo cyazamukurikira. Ubundi ni ku bwami bw'Imana bumeze. Mu bwami bw'Imana, Imana ubwayo Yesu Kristo niwe utanga icyitegererezo cy'abandi bamukurikira. Ntabwo Imana ikora nk'abategetsi ba hano ku isi. Ubundi amategeko hano ku isi hari igihe uyareba ukabona yashyiriyeho urwego runaka rw'abaturage, ukabona yashyiriyeho urwego runaka rw'abantu, ku buryo hari abantu bakomeye cyane kuruta amategeko bayica ntihagire umuntu bakurikirana. Niko na Constantine yabigenje, yakomeje kugendera muri uwo mwuka w'ubutegetsi bwa hano ku isi. Yumva gahunda abaturage bakora muri rusange we ntizimureba. Aravuga ati yewe bitewe n'icyubahiro cyanjye ndagira ngo mpite mu mubatizo, nta mpamvu yo kuza kunjandika mu mazi. Nimushaka utuzi umuntu wanyegeze ku gahanga, n'ubundi ni gahunda kugira ngo ibintu birangire. Ariko kuri Yesu umunyacyubahiro nyakuri, Bibiliya tubwiye ngo icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari jye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze. Yesu aramusubiza ati emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Bivuze ngo ntabwo wakwirengagiza ibwiriza na rimwe mu mabwiriza Imana yatanze ngo ushobore gukiranuka kose. Emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera akaremera. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi. Ntabwo avuga ngo baramuhanagura, oya, ava mu mazi. Ntabwo wanditse ngo baramuhanagura amuhanaguza akayiswime, oya, ava mu mazi. Niko biri tubwiye. Ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Uku niko Imana yishimira abantu bose bakora bakurikije icyitegererezo cya Kristo. Niko Imana yishimira abantu nubwo ari abanyantege nke bishingikiriza ku butungane bwa Kristo. Uku niko Imana yishimira abantu bose nubwo bakoze ibyaha baza bicishije bugufi imbere y'Imana, bakayibwira nka mukoresha w'ikora muri Luka 18 bati mbaro Mana twakoze ibyaha, ariko binyuze mu gitambo cya Kristo utubabarire kuko turi abanyabyaha. Iri ni isezerano Uwiteka yatanze
kandi abo bantu Imana twese izatubabarira itweza gukiranirwa kwacu kose nk'uko yabisezeranye muri iri sezerano ryo muri Ezekiyeli ryo nifuza kongera gusorezaho. Ni isezerano ryiza cyane nifuza ko abantu bose bakwishingikirizaho igihe bagiye imbere y'Imana, igihe umuntu afashe umwanzuro wo kubatizwa mu mazi menshi. Ndagira ngo mbabwire ngo buriya Satani arwanya gahunda y'Imana ku rwego rutangaje cyane. Azakora uko ashoboye n'umubatizo mu mazi menshi awuvaneho, ariko hasigaye hemewe wo kubatizwa ku gahanga gusa, kubera ko nta kintu kimwe ushushanya mu nama y'agakiza. Ntabwo washushanya urupfu rwa Kristo ngo byemere, ntabwo washushanya umurimo ijambo ry'Imana ryatubwiye ukorerwa umunyabyaha wihana. Paulo yavuze muri Luka 6:4 igihe avuga ngo nukorerwa umubatizo mwahambanywe nawe mu rupfu rwe, wo kugira ngo uko Kristo azuwe n'ubwiza bwa Data twese ariko natwe tugenda mu bugingo bushya. Ndagira ngo mbabwire ngo Satani azabirwanya yivuye inyuma. Niyo mpamvu nifuza ko abantu twakwishingikiriza ku isezerano ry'Imana riboneka muri Ezekiyeli igice cya 36 ku murongo wa 24-25, igihe Ezekiyeli abwirijwe n'umwuka w'Imana yavugaga ngo nuko nzabavana mu mahanga mbakoranirize hamwe mbakuye mu bihugu byose, maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite. Uwiteka tumusabe adusoreze iri sezerano, aho twagiye kure mu byaha, aho twararagiriye hirya, twitabira irarika ry'Imana, kugira ngo Uwiteka yongera dushyire mu rugo rwe tuba abantu be yishimira. Murongo wa 25 Uwiteka aravuga ati nzabanyanyagizaho amazi meza. Ya mazi twabonye ku gikarabiro ni cyashushanyaga. Uwiteka aravuga ati nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Reka Uwiteka mwiza uduhaye iri sezerano ahira imitima n'ubugingo bw'abantu bose bakurikira ijambo ry'Imana, kandi ndarike buri muntu wese ngo yishingikirize ku gitambo cya Kristo, yishyuze Imana iri sezerano. Ubunyacyaha bwacu ntacyo twabumarira ngo tubwivanemo, ibyaha byaturana n'imibereho yo kugomera amategeko y'Imana nta kintu twabikora ngo tubihindure, ariko niturimo twishingikirije kuri Kristo n'igitambo cye, tukishingikiriza kuri iri sezerano ry'Imana idusezeraniye ngo izatunyagizaho amazi meza, maze dutunganye, ituvaneho imyanda yacu yose n'ibigirwamana byacu byose. Uwiteka mwiza udusezeraniye isezerano adushoboze kuryizera no kumwishingikirizaho mu izina rya Yesu. Reka twicishe bugufi imitima maze dusenge Imana. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane n'ijambo ryawe n'ibyiringiro duhaye n'irarika ryawe. Twarakugomeye ndetse benshi duca inzira idakwiriye itariyo, nyamara wongeye kuturarikira gusanga Kristo tunyuze mu irembo, tukihana ibyaha byacu, kandi binyuze mu mubatizo twigira ku gikarabiro cyo mu buturo bwera, tukemera gupfa ku byaha no kubumuzuko wa Kristo, tukagendera mu bugingo bushya. Uko kuri ugusoreze mu bugingo bwacu, kandi watweretse yuko abakwegera bose bakwiriye kuba ari abantu batunganye binyuze mu cyisho cya temperance cyo kwirinda twigira ku gikarabiro. None turakwinginze kugira ngo nk'uko wabitubwiye neza mu ijambo ryawe ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera waduhaye uri muri twebwe, udushoboze kugira inyifato ikwiriye yo kurinda imibiri yacu ngo ibe mitaraga, kugira ngo ibyo turya, ibyo tunywa n'ibyo dukora byose tubikore kuguhimbaza. Uhira abana bawe bose bakurikira ijambo. Ndabizi ko haba hari intambara mu mitima yabo no mu mibereho yabo, hari n'igihe baba bafite ibibazo nyamara badashobora kwibaza mu mwanya nk'uyu nguyu. Ubaho umwuka wawe bagenderere kandi uhumurize imitima yabo. Tubisabye Imana Data tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen.